Muraho, buri mwaka Unity Club Intwararumuri itegura ihuriro ry'abanyamuryango ariko n'urubyiruko kugira ngo barusheho kwimakaza wa muco w'ibiganiro hagati y'abakuru ariko n'abatoya b'urubyiruko kuko arizo mbaraga z'ejo hazaza. Ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi abakuru, abayobozi bacu, ababyeyi bacu babarize mu bihe byahise nibyo tuba dukeneye kugira ngo natwe twubake ahazaza nk'urubyiruko. Niyo mpamvu rero twigiramo byinshi, tubasha gusobanukirwa, kubaza bya bibazo umusore, inkumi, urubyiruko aba yibaza ariko adafitiye igisubizo, yaba se ku mateka, yaba se ku miyoborere y'igihugu, yaba se kuri gahunda z'igihugu. Icyo dukura muri iri huriro nk'urubyiruko ni ugukomeza gusigasira inyubako nk'ababyeyi ndetse n'abayobozi bakomeza kubaka umunsi ku munsi. Nk'urubyiruko twongeye gushimira nyakubahwa First Lady Jeannette Kagame kuba yarashinze uyu muryango wa Unity Club Intwararumuri, tunamusezeranya ko urumuri yaducaniye rutazigera ruzima. Ndi umunyarwanda, nikomeze tubereye igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu.